Yesu ashimwe cyane abana, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Turashima Imana ko yaduhaye andi mahirwe yo guterana. Ndizera yuko mwese mwiteguye guterana, mufata akanya mwicare mugume hamwe mutega amatwi twumve ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko twumva ijambo ry'Imana tugiye kugira gute gusenga dushima Imana ko yatwemereye kugira ngo uyu munsi duterane nk'abana batoya muri Divine Destiny Church ndetse n'inshuti za Divine Destiny Church. Reka twubahe Imana dusenge. Mwami wacu, turagushimiye ko udukunda, tugushimiye imbabazi zawe nyinshi, tugushimiye ko watanze Yesu Kristo kugira ngo aze acungure twebwe abana b'abantu turi abanyabyaha. Ariko turagushimira yuko kubwa Kristo turi abana bawe. Turagushimira ko nanone watwemereye kuza guterana kugira ngo tugushimishe iminwa yacu, tugushimishe imitima yacu, ndetse Mwami tubashe kumva ijambo ryawe kugira ngo ribashe guhindura ubuzima bwacu, turusheho kugukunda. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Yesu ashimwe cyane. Tumaze gusenga Imana tuyishimira yuko yaturinze kandi igiye kudufasha muri kano kanya. Noneho tugeze muri ka kanya twese duhaguruka tukayihimbaza n'imbaraga zacu n'imigingo zacu. Reka rero mbasaba aho muri hose nk'abana batoya muhaguruke duhimbaza Imana yacu. It's
kugaruka tuvuye mu mwanya wo guhimbaza Imana. Nizere ko mwese mwahimbaje Imana rwose mukagubwa neza. Turashima Imana rero ku bw'aka kanya tugeze muri wa mwanya noneho twumva ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze, ndasaba kugira ngo abafite Bibiliya muzifate noneho dusome ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turi bwige. Ikibazo nyamukuru cy'uno munsi kiravuga kiti ese Bibiliya iganisha kuki? Igisubizo kikavuga ngo Bibiliya iganisha ku mugambi w'Imana wo gucungura abantu binyuze muri Yesu Kristo. Inyigisho y'uno munsi rero iravuga ngo nta yindi nyigisho ikwiye kwigishwa usibye ubutumwa bwiza. Kandi tuzi yuko ubutumwa bwiza ni ukumenya yuko nyine Yesu Kristo yaje mu isi gupfira abantu kubw'urukundo rw'Imana nyine yakunze abantu, noneho yarangiza kudupfira abamwizera bose bakabasha kubona ubugingo buhoraho. Ubwo nibwo butumwa bwiza bugomba kwigishwa. Rero inkuru y'uno munsi turayisanga mu Bagalatiya igice cya mbere. Reka dufungure Bibiliya zacu. Igice cya mbere turagisoma cyose ariko twihuta duhereye ku murongo wa 3. Ni urwandiko Paulo yari arimo yandikira Abagalatiya. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese kubw'umwami wacu Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu ngo aturokore iki gihe kibi cya none, nk'uko Imana Data wa twese yabishatse, icyubahiro kibi cyayo iteka ryose. Amen. Kunamuka kw'Abagalatiya. Ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa. Nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse na marayika uvuye mu ijuru, avumwe. Nk'uko twabanje kubivuga, nanone nongeye kubivuga nti niba umuntu ababwira ubutumwa budahura n'ubwo mwemeye mbere, avumwe. Mbese noneho ni ishimwe ry'abantu ushaka cyangwa ni iry'Imana, cyangwa se ni iry'abantu ushaka kunezeza, cyangwa se ni abantu ushaka kunezeza? Iyaba nyinezeza abantu, simba ndi imbata ya Kristo. Paulo ahamya ko ubutumwa yahawe atari ubw'abantu. Bene data, ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza navuze atari ubw'abantu, kuko nanjye ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe n'umuntu, ahubwo ni Yesu Kristo wabumpishuriye. Mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura. Kandi narushije benshi bo mu bwoko bwacu gutungana gukurikiza idini y'Abayuda, kuko nabarushaga kugira ishyaka ry'imigenzo twahawe na ba sogokuruza. Ariko Imana yantoranyije nkiri mu nda ya mama, impamagara kubw'ubuntu bwayo, kandi ubwo yashimaga kumpishurira umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwiza mu mahanga, sinahereye ko ngisha inama abafite umubiri n'amaraso, cyangwa ngo nzamuke njye i Yerusalemu gusanga abambanjirije kuba intumwa. Ahubwo nagiye muri Arabiya, kandi mvuyeyo nsubira i Damasiko. Nuko imyaka 3 ishize ndazamuka njye Yerusalemu gusura Kefa, mara iwe iminsi 15. Ariko mu zindi ntumwa nta wundi nabonye keretse Yakobo mwene nyina wa Yesu. Ndabarahira imbere y'Imana yuko ibyo mbibandikiye ntabeshya. Bukeye njya mu gihugu cy'Abisiriya ni Kilikiya. Amatorero y'Iyudaya yo muri Kristo ntibari bazi uko nzi, keretse kumva gusa abamvugaga bati uwaturenganyaga kera
none harigisha iby'idini yarimburaga kera. Nuko ibyo bigatuma bahimbaza Imana ku bwanjye. Haleluya. Yari inkuru ndende, ariko byari bikwiriye ko dutega amatwi tukayumva. Nkuko natangiye mbabwira ngo inyigisho y'uno munsi iravuga ngo nta yindi nkuru cyangwa se nta bundi butumwa bukwiriye kuvugwa usibye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hano tubonye Pawulo yandikira abagalatiya cyangwa se abanyagalatiya. Pawulo yari yaragiye abwiriza ubutumwa bwiza abagalatiya, ababwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko twatangiye tubibona ko aribwo butumwa bwiza. Ariko nyuma yaho gatoya agiye haza abandi bantu, urumva, batangira kubigisha yuko ntabwo bakwiriye kwizera, ntabwo ubutumwa bwiza bw'ubuntu ntabwo buhagije gusa, ahubwo ko bakwiriye kongera kugira ibindi nyine bakora kugira ngo babashe kwemerwa cyangwa babashe gukiranuka. Noneho birabacanga, ariko bageze aho bisanga bagandukiye cyangwa se bahindukiriye za nyigisho z'ibinyoma zababwiraga nyine yuko hari ibyo bagomba gukora kugira ngo babashe kwemerwa imbere y'Imana yuko bakiranuka. Kandi uburyo bwo gukiranuka nta bundi ni ukwizera Yesu Kristo, ibyo yakoze ku musaraba, noneho twarangiza tukagenda dutsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana. Pawulo abyumvishije arababara aravuga ati abagalatiya ni uku bameze, reka mbandikire urwandiko. Aratangira abandikira, yemwe mwabagalatiya, ndatangaye kuko byaramutangaje, ni gute muhindukiye ako kanya mukareka ubutumwa bwiza mwizeye mbere, mukareka inyigisho z'ubutumwa bwiza mwumvishije mbere, kubera ko hari abandi baje kubigisha. Abandi bazaga bababwira yuko bakwiriye kwizera amategeko ya Mose, nyine bakabanza bakayubahiriza kugira ngo babashe gutsindishirizwa cyangwa se babashe kubarwa ko bakiranutse. Ariko ntabwo aribwo bwari ubutumwa bwiza, kubera yuko iyo amategeko abasha kudutsindishiriza, ni ukuvuga Kristo ntabwo yari akwiriye kuza. Nibyo Pawulo yagendaga basobanurira. Ariko kubera yuko amategeko nta kindi yatwerekanaga, yakomezaga agaragaza yuko turi abanyantege nkeya, ahubwo akatwereka yuko nyine dukeneye Kristo ahubwo kugira ngo ari we uza, kubera yuko wakiranuka muri byose abashe kudutsindishiriza, adupfire tubashe nyine kwemerwa binyuze mu kumwizera. Arabandikira arababara cyane. Urumva batangiye bizera Kristo, batangiye bumva yuko nta kindi cyabatsindishiriza ni ukwizera ubutumwa bwiza, ahubwo noneho batangira guhindukira bagatangira gukora imirimo myiza. Arangije arababwira ngo ese ni bande beza mu bindi bice biri imbere? Muri mwebwe hari abantu beza batangaje? Nta bandi, kubera ko nta muntu mwiza uhagije utari Kristo. Abandi twese turi abanyabyaha. Niba rero ugerageza gukora ibyiza ku bwawe gusa, ntabwo twebwe twakwicungura. Imana yazanye Yesu Kristo kugira ngo binyuze mu kwizera Yesu Kristo tubashe guhabwa agakiza ndetse tubashe kubarwaho gukiranuka. Ariko aba bantu bari barabigishije inyigisho z'ubuyobe, bari barababwiye ngo ugomba kubanza kubahiriza amategeko ya Mose kugira ngo ubashe kwemerwa yuko ukiranuka. Kandi ubutumwa bwiza bwo butubwira yuko ugomba kubanza kwizera ibyo Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Yesu Kristo yapfuye ku musaraba kugira ngo twebwe abanyabyaha, twebwe abana b'abantu, tubashe gucungurwa binyuze mu kwizera Yesu Kristo. Ariko izo nyigisho zagiye ziza zicanga abagalatiya, noneho barahindukira. Ibaze kuba noneho arangije arababaza ngo mwatangiye mu by'umwuka, none mushoje mu by'umubiri, mu bya kamere. Ni gute mugomba gutangirana kwizera kandi mwarenza mugasoreza mu bya kamere? Yari arimo abacyaha. Natwe rero uyu munsi turimo kubibwirwa, kuko ntabwo dutandukanye cyane n'abagalatiya. Abana bato hari inyigisho zigenda zitandukanye, nk'uko nababwiye, Bibiliya niyo turebamo tukamenya yuko inyigisho turimo kwiga ari iz'ukuri cyangwa inyigisho turimo kwiga ari ibinyoma. Iyo turebye muri Bibiliya, umuntu ashobora kwigisha tukabasha kumenya yuko iyo tumaze kwiga ijambo ry'Imana tukamenya yuko ibyo arimo kuvuga ari iby'ukuri cyangwa se ibyo arimo kuvuga atari iby'ukuri. Ndabasaba kugira ngo dukunde gusoma ijambo ry'Imana, tujye tubwira ababyeyi bacu badusomera ijambo ry'Imana,
kandi noneho bakomeze guhuza ijambo ry'Imana, bakomeze kumenya yuko iri jambo ry'Imana ari ubutumwa bwiza bwamanutse, ari umugambi w'Imana wo gucungura abantu, duhereye mu itangiriro tukageza mu byahishuwe. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo tutekereze, twibuke, ese mu rugo iwacu situgira amategeko? Hari amategeko mu rugo batubwira, ntabwo ugomba kuvugana ibiryo mu kanwa, ntabwo ugomba gusakuza mu gihe abantu baryamye, ntabwo ugomba amategeko atandukanye. Ariko se iyo tuyishe, iyo wenda wisanze washakuje papa aryamye cyangwa se abandi bantu baryamye, hari ubwo papa ahita kwirukana ngo ntabwo ukwiriye kuba umwana wanjye, genda, ntabwo mushaka, ntabwo ukwiriye kuba umwana wanjye. Oya, arakomeza akadukunda, akatubwira ati ibyo mwakoze ntabwo ari byo, ariko ntabwo bivuze yuko atwanga. Ni nako natwe iyo twisanze tuteshutse nyine kuri ayo mategeko, ntabwo bivuze yuko Imana itwanga, ahubwo Imana iradukunda no muri za ntege nke zacu. Niyo mpamvu kubera ko yari izi yuko twebwe turi abanyantege nkeya, yazanye Yesu Kristo kugira ngo aducungure, noneho tumwizere. Iyo twizeye Yesu Kristo tubasha kubabarirwa ibyaha byacu. Iyo tubabariwe ibyaha byacu, Imana iduhereza Mwuka Wera akaduhindura, yamara kuduhindura akaduha imbaraga zo kugenda twubaha ijambo ry'Imana, cyangwa se twubaha iby'Imana yavuze. Murakoze cyane. Ndabasaba kugira ngo twese dutekereze kuri iryo jambo ry'Imana, kandi tubashe gushima Imana yazanye Yesu Kristo ku bwacu. Tumenye yuko nta kindi gikwiriye kwigishwa usibye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimye cyane. Twongeye kugaruka muri wa mwanya wo gufata mu mutwe icyanditswe nyine tuba dufite cyo gufata mu mutwe. Uyu munsi turagisanga mu byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 12. Reka twihute cyane tugereyo kivuge. Ibyakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 12.
kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Twongere dusubiremo. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo rero mbabaze kugira ngo numve koko ko mwumvishije ibyo twize. Ndababaza, ikibazo cya mbere kiravuga ati ese ikibazo nyamakuru kiravuga kuki? Ikibazo nyamakuru cy'ino nyigisho cyangwa cyo twatangiye muri kino cyumweru kiravuga gute? Ikibazo nyamakuru kiravuga ngo Bibiliya iganisha kuki? Bibiliya iganisha ku mugambi w'Imana wo gucungura abantu binyuze muri Kristo. Inyigisho y'uno munsi se yavugaga kuki? Umutwe w'inyigisho. Umutwe w'inyigisho nawo watubwiraga ngo nta yindi nyigisho, nta yindi nkuru ikwiriye kubwirizwa keretse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka twubahe Imana dusenge dusoza amateraniro yacu. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye yuko ubashije kudusobanurira icyo Bibiliya igamije, yuko ari umugambi wawe mugari wo gucungura abantu binyuze muri Kristo. Turagushimira twebwe nk'abana batoya yuko wabashije kuduhishurira ubwo buntu, tukamenya yuko nta wundi wabasha kuducungura, nta handi tubasha kubonera agakiza keretse binyuze mu kwizera Yesu Kristo. Turagushimira rero yuko uzajya uduhereza imbaraga zawe z'umwuka wera kugira ngo zidushoboze guhinduka, tubashe kukwizera. Turashaka kurushaho kukwizera, turashaka kurushaho kugukunda, turashaka kurushaho kukubwira abandi bana ndetse n'ababyeyi ndetse n'inshuti zacu, ariko ntabwo twabyishoboza. Turagusaba uwo mwuka wawe wera aduhe gushira amanga, aduhe gukunda ijambo ryawe, kugira ngo Mwami Imana tubashe kuberaho wowe. Urakoze, mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Imana ibahe umugisha, mugire icyumweru cyiza. Goodbye, goodbye.